uzagende kuri bike uzagende ku gahugu kuko nanarise urahita ngiye message ku babyeyi ese uratangiye message ku rubyiruko message nabanza guha urubyiruko rwo birangiye rwo bakabimanya mu ndemere ko nicyo ko kajambo gakunda bro sisenge cyane so urubu banje byarangiye naho ndetse kariko batubwira gusetsa muri mugaya ari kigali natwe twise mazina nitwa Nshizirungu France Nshizirungu France uko bitandukanye ababyeyi yedem Nshizirungu yedem call Nshizirungu sinzai stand up comedy kanyana no bimeze stand up comedy present shana kiri stand up yarabaye sida mwese ko tutagikora twitwa turyamye tunicaye yara ntarucogo n'umukomite azenguruka muca kuri stage akagusekereza hariya akazenguruka akagusekereza hariya ukagira ngo wenda nta gisigaye cyane gusa byose biba byateguwe. None ni Kevin Lugamba, you can call me Umwami Lugamba Rwanda, you can call me WBB, Umwami Lugamba wa mugabo bose bamenye. So uyu munsi usatse bro amazina yose ajya mwirangamo ese nayo niswe n'ababyeyi urabizi ariko buri mubyeyi muri famiye yagiye agwira. turagushimiye cyane wowe ukomeje gukurikirana Katikati Media TV. Ngewe ugarutse nanone ni Kevin Lugamba, you can call me Umwami Lugamba Rwanda, you can call me WBB, Umwami Lugamba wa mugabo bose bamenye. So uyu munsi usatse bro amazina yose ajya mwirangamo ese nayo niswe n'ababyeyi urabizi ariko buri mubyeyi muri famiye yagiye agwira. So ndagushimiye cyane wowe ukomeje gukurikirana Katikati Media TV. Uyu munsi nakuzaniye uzagende kuri moto cyane uzagende kuri moto ubundi baba bageze aho ujya hose ugenda rwose wakora vuba rero itarimo hose igihe ukeneye agahumba ni imbere cyane ni ukwita tukurebaho. So araza kuza kutubwira byinshi ku buzima bwe, araza kuza kutubwira byinshi kuri ku byo twagiye tumumenyaho. Twamumenye cyane muri Twitter, twamumenye cyane kuri social media, cyane ku rubuga rwa Twitter niho abantu bagiye bamumenya. Yamenyekanye kandi muri scandal yagiye iba nayita scandal cyangwa se movie ya Professor yabereye i Kigali. Professor noneho nshyashya yabereye i Kigali, aho bavuze bati Professor nibiza kuza kwanga turaza kuza kugenza gutaza kuza kutubwira ukuntu iyo boro yose yayibonye, atubwira byinshi bigendanye na social media, ubuzima bwe bugiye butandukanye. Ndakwakiriye cyane. murakoze cyane. So aratangira atubwira uzagende kuri moto izina y'iteme. Mazina yanjye nitwa Nshizirungu France. Nshizirungu France uko bitandukanye ababyeyi yedem Nshizirungu yedem call Nshizirungu yedem sinzai ariko abantu bo kuri TikTok iki no kudusetsa mwana gusetsa se uvuga nyine ibintu biri by'abumbu basanze n'ubundi yari abizi ariko menya atarabizimo ibyo biba bisekeje kuri yedem. So Nshizirungu Prince ni umwana wavutse ryari, ni umwana wa Kagame mu muryango, ni umwana mu bintu bigendanye n'uburezi cyangwa se mu mashuri ahagaze ati. Navutse cumi n'enye z'ukwa gatandatu abandi umwana wa kabiri mu rugo. By'amashuri byo cyane nicaye kuko niba ndibonaga ari yo guhagarara ari menshi cyane agashamaje. Ntabwo nize amashuri menshi cyane gusa segonderi gusa ntabwo nagize kwiga muri university kuko nahise mba busy nyine abantu
bashobora guhita bibaza bati busy ese ari busy kuri Twitter kuko duhora tubona acacanya kuri Twitter umuntu witwa Shizirungu Prince twamenye nka uzagende kuri moto ari busy akandi kazi afite apart yo kuba ari kuri Twitter na kare ese kari muzi mbere yo kujya kuri Twitter ubona no gukomeza ngiye mu stand up comedy yego so numva rero nabikunze ibyo bya Twitter ndishije byo kuburi concept urumva rero nahise mbivanga n'ibyo bya Twitter yego niyo mpamvu navuze ngo nari busy ndashaka kujya kuvuga kariyeri ya comedy no gukora amafaranga yego ubwo university niza nayizabiza izagira igihe cyayiza so ntabwo ndi wite ninjira muri kariyeri ya Twitter cyangwa se muri social media cyane ahubwo ndahera muri stand up comedy wa mugani n'abakumenye cyane bakumenye muri stand up comedy akanyana naho bimeze stand up comedy present shaka kiri stand up yarabaye sida mwese ko tutagikora twirwa turyamye tunicaye ntabwo navuga ko bihagaze neza kuko ariko si twe twenyine industry zose kubera corona n'ibiki byose ntabwo bihagaze neza ariko nyine tugerageza kugira ibindi dukora twakoraga ama live show amashusho ari virtual kuri Instagram live YouTube ibiki byose tugerageza no kuvanga n'ibindi bintu bisanzwe ufite ikiraga cy'urugendo uzamuka ibiciro twakubise hasi aba bantu bakwizera uri bujye kubakorera ubuyeje umve yambura ibintu byose agende kuri moto ntabwo biri kurya turashyira amazina hasi tujye gufata isuka so wa mugani uravuze uti ugarutse ku kintu cyitwa kuba hari ibikorwa bimwe na bimwe byagiye bihagarara harimo n'iyo stand up comedy yanyu bigendanye n'uko turi mu bihe bya lockdown ubuzima bwa Shizirungu Prince wari umenyereye kuba muri stand up comedy akora amashow without a performance without a show sinzi wenda ikibazo niba ari financially sinavuga ko hari ikirahungabanaho cyane nubwo cyabaye urumva umuntu umaze umwaka adakora ntabwo ikintu cyaba kitarahungabanye ikintu kigenda kidusoma cyane n'ibindi biraka tubona ku ruhande kwamamaza gute nibyo biraka urebye bigenda bidusoma navuga ko ari ibyo ngibyo tugusa ku rwego rwa stand up byo byabaye byigiye ku ruhande nta kintu kigize ariko ibyo ari byo byose niba resuminga tuzakora imbaraga ishobora sindagera kuri Twitter sindagera muri social media Twitter ndabaye nyihoreye ho gatoya ntabwo nasohoka hanze ngo mfate moto ndabaye ndetse ho gatoya ngo manze mvugane nawe ku bigendanye na stand up comedy mvugane nawe ku bigendanye na comedy uzagende kuri moto cyangwa se Prince ndabanza nkoresha izina Prince kuko niryo ryamenyekanye muri comedy Prince ubundi ni umwana wakuze ate umwana komedi yiyumvishemo ryari cyangwa se umwana komedi yaje ryari byatangiye kera baba bakwita imbwa n'ubundi baba bakwita imbwa muri quartier bakwita umushenzi urumva nyine ntabwo babitwitaga batwanze ariko kugira ngo bakunde n'ubu ngubu uvuye stage umuntu kugira ngo ubwire ko wamusekeje kwitwa agasha bitwara rero twebwe kuvuga bari mu buzima busanzwe n'iki ariko byatangiye ntangira kubikora nk'umwuga byatangiye 16 ubwo navuga yuko nisanze mu Rwanda rw'akomedi ubwo namushimira utangiye gukorana n'ubwo stand up comedy irimo umuntu witwa Arthur Nkusi utangiye gukorana na Arthur Nkusi byagufashije cyane navuga yuko ni nk'aho ariho kariyeri yanjye yose ishingiye sinatha gusa harimo abantu benshi cyane navuga yuko ariho kariyeri yanjye yatangiye n'umva ntabwo simpamye yuko nari kuba ndibona n'ubu nazo kubana ko baramfashije n'ubu banjye banyiruka inzira zose banyigisha
shanga uburyo bwo gukora kuko buriya ntabwo gukora komedi ari ukugenda guhagarara kuriya gusa bisaba rehaso bisaba byiga bisaba iki ukamenya ngo ukoresha imiti ngiyi gutera biranga abantu bose kwitwara gutya ufite aho uterere punchline ufite iki buriya ushobora kubona umukomedi azenguruka gutya kuri stage akagusekereza hariya akongera akazenguruka akongera akagusekereza hariya ukagira ngo wenda nta accident ibaye cyangwa gusa byose biba byateguwe. Actually byari no mu kintu nari ngiye kukubaza abakomedi bamwe mu bantu bahora bibunza nka roho mbi bibunza nka roho mbi iyo cyane cyane muri nko kuri stage kenshi abantu babona ugusenguka variya biba bishatse kuvuga iki abantu benshi bakunze kugira ikibazo kenshi cyane kubera cyahama hamwe ngo tubwire story urumva guhama hamwe ari ukuntu buriya iyo uvinga gutyo ugaruka gutya nko gukontorora audience uko ushobora guhagarara hano aba hariya abatanyumva cyangwa ukabatambura gusa ugasanga rero ntabwo uje bumvishe cyane gusa bisaba kugira ngo umuvinga uri hariya kubone uri hano kubone hari na stage ziba ziteye ukuntu usanga hari abantu bicaye gutya hari n'abahagaze gutya ibyo bizaba kugira ngo ugende n'abahariya nabo baze kukubona ugaruke n'abandi niyo mpamvu tukuvuga kuva tunakira muzenguruka nka roho umva tubona nka roho so abantu bakunze kugenda bibaza harimo bamwe muri bagenzi bawe tubona bafatwa harimo babavu harimo n'abandi bagiye batandukanye nawe bashyikirijwe amaboko ya yose ubundi noneho baraza kuza kumubona utaza kuza kuneza Babu na Michael mwana gufatwa ndi kuvuga ni ugushyirwa muri stand up comedy ya Arthur cyangwa se mugashyirwa muri Affirmation ndibaza Affirmation ikorera turakora so ukuntu bafashwe ni bamwe mu bantu bafatwaga bakiri abana ese ni iki kintu cyakuye afa kugira ngo akwiyegereze avuga ati Prince namushyira muri crew ya Affirmation tuzajya dukorana stand up comedy point of correction ntabwo ndi muri Affirmation na Babu na Michael ntabwo bari muri comedy nights ariyo nanjye barizwamo ariko tugirana imikoranire kuko ntabwo turi wenda kuvuga ngo nk'abahanzi uvuga ngo ubwo y'abantu muri no groupe runaka iyi groupe iteguye igitaramo ntabwo tumwibiyana twebwe dukorera hamwe nk'abanyarwenya bose bo mu Rwanda niba ari Affirmation iteguye igitaramo itumira abo muri comedy nights n'abo muri Daymakers igatumira abahehe twese tugahurira hamwe mu gitaramo kimwe comedy nights nayo yateguye igitaramo ugasanga abo muri Affirmation barimo ugasanga nyine ni ubwonko twebwe dukorana ntabwo navuga ngo ndi muri Affirmation umubwiye akantu keza uti ntabwo dukorera muri cruise imwe cyangwa se mu magroupe agiye ari kumwe ahubwo tuhuriza hamwe mu gitaramo umuntu yahita yibaza Affirmation cyangwa se comedy nights ihurira he na stand up comedy comedy nights ubundi navuga cyane yuko ni stand up comedy nicyo twibazaho cyane nicyo turebaho cyane meme na Affirmation ni stand up comedy buriya ariko ibindi biza nyine biza nk'inyongera ni kumwe bakubwira ngo buy one get one free ugura kimwe ukongezwa ikindi so ni ukuvuga ngo cyane ibintu muri ino minsi tubona ko nyine ibintu bya stand up bitangiye guhagarara so ubundi ariko navuga 90 hari n'atari 95% ni stand up comedy comedy night na Affirmation hanyuma turagenda tunagana no mu tuntu n'utundi imbere nakubwiye ngo mbere yuko nza kuza kwinjira muri Twitter kuko Twitter ndacyayibikiye umwanya wawe ntabwo turatangira umve ko tutaratangira so nkiri mu tuntu n'utundi Prince yabaye umwana ntabwo ari umuntu mukuru ubwo sinzi niba ari umuntu mukuru cyane 12 ni myinshi
12 ubu naka yawo. So aratubwira nakaye kantu kaba yaba yarakoze mu bwana bwe kagatuma ababyeyi be bashaka kumuhana bakanamuhana ahubwo byinshira byinshi cyane. So shani byinshi pe. Ariko bivuze ngo ari nkubaganye. Shani nari nkubaganye ntabwo nakubeshya nta mwana ngiye gutangiza ishuri rwose. Sinakubeshya nari nkubaganye pe. Ako narazereraga yo ko nazereraga ndibuka niba ari mu wa kane primaire ubwo none nari n'umuswa urumva nubwo nta hantu bwagiye rwose ikindi ni ikisura nazo kumuranga napfuye no kumfungirana ngo ndyame niyo nshaka kujya kuri toilette ko nta toilette twe dufite mu nzu icyo gihe hari kera y'abantu mfungura idirishya nyara mu idirishya rwose kuvuze ko waramuzwe nakubwiye kandi nayo urumva bari bamfungiranye ngo ndazerera baraje barigendera ndavuga nta gipfa ndi nyaramo ndibuka n'ingeze no kujya kwiba amagi y'inkoko za mama abana we yasize inkoko kuko twe dufite inkoko nyinshi and then arazisiga aragenda nibuka ko nta mafaranga mfite kandi ubwo twashaka kugura biye abantu bakinnye biye barabizi ngenda nterura inkoko nsanga harimo amagi munsi ndavuga nta magi ngiye kuyateka njye kuyagurisha hiye noneho sinenze gucana imbabura njya kurahura mu baturanyi barambwira ati sha nta muriro dufite nazengurutse karitsiye yose ngiye kurahura amana agastafu bita mu mbunda ngenda no mu mbunda kabisa karitsiye yose nongeze ahantu barawunyima ndabwiye ngiye basi ndabaha amagi ndabibira amagi y'inkoko ndabahumba ndamumuri uwo munsi narakubiswe bikomeye twarakubaganye ariko rwose byarashize ubu abantu bakwizere shatse nitonda cyane bakizera umukomediye si ubwo biba wigeze kutubwira ngo wari n'umuswa nari umuswa ku rwego rushimishije ku rwego rumwe rushimishije uzi handi uba umuswa ku rwego noneho runashimishije niganaga noneho na mubyara wanjye ukajya mu wa mbere ngiye nka wanjye urumva twarabagotaga twabagoteragamo hagati ariko mana yanjye we uyu muntu none ari kuzika hanyuma wabaguha kangahe mu ishuri niba wari umuswa wabaguha kangahe urumva byaterwaga n'abana bari mu ishuri ndetse niba narabaguha nyuma nashoboraga kuba n'abara 30 mu kindi gihe nkaba 31 bitewe n'uko biyongera kenshi bakubariraga mu myanya ingahe urumva niba twarimukaga turi 30 urumva wambanzirizaga ari 29 baba 35 wambanzirizaga akaba ari 34 cyokoze ari igihe nigeze gusibira nk'inshuro nari nk'umunani buri mwaka nufataga maîtrise urumva ko ntabwo byari ugusibira buri mwaka wari maîtrise wa mugabo we noneho uwiteka ashimwe pe ntacyo Imana itakoze ahubwo zoba ntibagakwiriye gutangira gutekereza ko waba uri mu mwanya niba warakoze maîtrise nyinshi kuko abantu ntibagakwiriye gutekereza ko waba uri muri primaire hari umunsi nawe nyine uhita wumva imyaka nizi hari umunsi nabaye wa nyuma ndataha rwose mbwira mu rugo ni nta birote bigeze baduha nta birote baduhaye kabisa bazamuka ku kigo kuyibariza basanga bayimaye namaze n'iminsi ntari mu rugo nahise njya kwa anti wanjye ndamubeshya nta birote baduhaye bari barayimaye abantu barayinyiba none mama yambujije gutaha ati se muhamagare numuhamagara aranyica neza uri kubona muhunze kuko nkunze ari iminsi ibiri niyo waje sinzi ukuntu yanywetse za kumbura yaba ariko twatwara ikijyanye n'imyigiro tubyihoreye byari bishaje
aho ni wawe uri mugenzi wa nyakwigendera DJ Mil. Hari ibyo yavuze nanjye nkajya nisangamo kabisa. Hari ibyo yavuze nanjye urumva ukuntu abantu bahuza story. Hari ibyo yavuga nanjye nkavuga nisha hano ni wowe itavuze umwe. Ninde wakubwiye amateka yanjye kwe. Mara ari ibyo n'umusomali byasa. Ubwo twari turi mu mashuri asanzwe twari turi kuvuga mu bintu bisanzwe mu bizamini bya leta. Prince yabagwa mu kangahe. Ariko ikizamini cya leta cyo byibuka ko mu wa gatandatu naragitsinze kabisa, naragitsinze njya ku kigo cyo mu majyaruguru, ahubwo ngezeyo niho noneho ibintu byongeye biricikana none ndiga mu wa gatatu ndatsindwa ndasibira nyamfatamo maîtrise ndongera ndatsindwa nabwo. Aravuga nakunde gatumbyane muri prive. Nuko nguko twabonye. Nuko tumwakira ko tumufite n'ufite uswa buri ku rwego rushimije. Uswa bwatsindira isoko. Ariko turashimira Uwiteka ntacyo. Uwiteka watumye murangije amashuri. Yeah. So, turaza kuza kugenda dutanaho gatoya twongere tugane muri social media. Abantu bakumenye muri social media apart yo kuba barakumenye muri stand up comedy, abantu baje no kuza kukumenya ntabwo uzagende kuri bike cyangwa se kugahuma ukamuntu kaje basigavuga ngo nakabanyura uzagende kuri bike. Ni izina ryaje waryise kubera iki? Ni izina ryavuye muri Rwanda Day kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Uzi ibintu nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nibuka abantu bajya bavuga ngo bafite amakampani ngo barahereye ku ikirimo neza Repubulika Paul buri gihe n'iki nicyo kintu cy'ibyingenzi. So urumva byavuye kuri His Excellency niwe muri Rwanda Day Ibone niwe rero umuntu yamubajije ikibazo niba ndazagenda gutenga agere kuri CID ikintu n'iki arambwira ngo uzagenda kuri moto uzagenda gute uzagenda kuri moto naho ngaho nyine uko nyine bigusekeje niko nanjye byansikije ko ntabwo twunda muri iyo umubonye nyine wumva ko atatera blague riya guteye blague ewana avuga niwe wacu ntabwo umushimira kuba yaragutije akazina ewana ahubwo duhuye ikintu byo gukorana mu ntoki bidakemba ariko yewe mfite n'inzozi z'uko tuzahura tugakorana ariko zazarangira inzozi n'ubundi uzagende kuri moto uzamura akazi nawe ugashyize kuri Twitter. Ndumva uri umwe mu bantu ba mbere baba navuga ngo bakubitaga jokes kuri Twitter bakazamura jokes ariko Twitter mbere yaho uzi ukuntu natwe twatimenyereye ni urubuga rwa gipoliticiens cyangwa se rw'abapoliticiens bishyiriraho amakuru yabo ya politiki, bishyiriraho amakuru yabo ya leta. Wafashe igitekerezo ute cyo kuba wafata umwanya ukavuga uti ngiye kwita uzagende kuri moto none ntangire ntere jokes abanyarwanda shingiye kuri Twitter? Urumva nyine ariko ubu ngiye Twitter n'ejo 2014 ariko nayitangiye kuyikoresha neza 2019 kuko naririmbye nsanga nanjye hariho ibyamakuru ya politiki gusa abanyapoliticiens bagiye kuribaho icyo perezida yavuze iki ariko ndebye nsanga abandi bakomeye bihangiye imirimo bafite ama platform yose barayafashe, social media zose barazikabye. Ndavuga nanjye kanje kwiga iyo Twitter ndebe ko zazanjya da njyaho amahirwe navuga ko ari amahirwe y'Imana cyangwa se sinzi icyo navuga nyine tu mbona birariye tu mbona biciye kwakundi bizanira ututu nta nubwo zega zabaga ari joke ko byabaga ari reality. Ikintu nyine wabonye mu muhanda tu ukakivuga undi agasanga ararelatingaho ugasanga rero biramusekeje nawe cyangwa ukakivuga mu buryo atarazi kandi asanzwe akibona. Watangiye 2014 Twitter ariko utangiye kwikoresha byimbitse muri 2019. Ni izihe mbogamizi zabaye hagati aho muri iyo myaka?
man ko je man ndibuka bwa mbere nkoresha Twitter ana baravuye kure nandikiye Chelsea man nandikiye Chelsea ikipe ya Chelsea tebye hari umugabo oya narabanje ndabandikira ngo turashaka Diego Costa sinzi ukuntu ejo bazigaruza Twitter ndaseka nanjye ubwanjye and then sinamenya yuko iyo tweet imwe irangiye ushyira hindi nyuma yaho njya ahubwo njya muri comment za ya tweet iyo nayo ubwo yari comment iri muri tweet ya Chelsea njya noneho nayo nyijyamo hari umuntu ukora tweet uga commenting aho n'umuntu akaba ya commenting kuri comment ya tweet gusura byumvise byumvise kuri urumva ariko nabyo bakuru twikeza ibintu kubera ukuntu umwe mavuta cyangaca buriya no kuvuga ngo ushobora umuntu ashobora gukomentinga kuri comment yo muri comment ya comment yo muri comment muri tweet ya comment agakotinga na comment ya tweet ibyo ni mubwira byose bibaho so urumva jya kuri ya comment rero nashyize muri Chelsea cyaba Diego Costa hari umugabo wari wivuganye umwana mu Rwanda kera witwaga Bella Imana ikomeze muri Koridashira amukasura itangaza gusiba bazi ikipe cyisa kwe so ejo ndiro sinzi ukuntu twicaye ubona abantu barabikaruye nta sinzi mu Rwanda then utangiye noneho gutraining nka 2019 2020 ndumva aribwo byatangiye gufata isura y'intumbero ubwo twinjiraga muri lockdown abanyarwanda bose bamaze kujya mu ngo bamaze kubakuze akazi kabuze ariko noneho wowe uzagenda kuri moto bishimishiriza abanyarwanda kuri Twitter bari bafite umwanya oya navuga yuko urumva nyine ko abantu benshi bari bavugikiye cyo kugira ngo bite kuri izo mbuga nkoranyambaga kandi ikindi Twitter yari imaze kuba way fun yari imaze kuba yatangiye kugira ibintu bya fun cyane kwirekura gutera urwenya so ugasanga ari n'umuntu yabaye boy arazaho kugira ngo iseke arazaho kugira ngo aseke akishimisha agafata umwanya yakumva afite ikibazo mu buzima wenda akaza akisekera nkeka ko ari nayo sinzi niba navuga ko ariyo social media akoreshwa cyane muri lockdown ntabwo nabihakana kabisa so nendaga kukubaza nti mutangiye kugenda mushyiraho uduchallenge tugiye dutandukanye ariko bwo noneho nta nubwo muri no gusohoka uduchallenge twavuga urumva hari nk'ibyo twakuraga hanze abantu muri tweet z'abantu bahanze tukavuga reka natwe tubikora hari n'ibyo twicaraga nyine nk'abantu bafite umwanya wo gutekereza tukavuga reka dutekereze kandi tugakora gutya tukabitekereza tubikora gutyo ugasanga wenda n'abandi bantu babigendeyeho ugasanga noneho nicyo gikuruye abantu bandi kuza kuri ya tweet so uyu muntu noneho wagenda kuwumura n'imbavu nkawe uruvundo urubavu ugiye kurukuramo kandi abona ari umukoro ugomba ushatse kuvuga ngo uciye ureba bagomanye abagore bawe kabisa so leta nibaza akabazo kagira kati ndaga kamutura n'utuntu uzagende kuri moto arahari areba uzagende kuri moto kuri Twitter urumva yagiye twamenyanye cyangwa ntarabimenya oya twamenyanye mbere ibyo byose yagiye kubibona abibona nyuma to afata ate kuba uri kuri Twitter azi uzagende kuri moto nk'umuntu n'abasetsa noneho nyine babifata nk'ibisanzwe kuko njye ntabwo nkundira ibyo ngibyo uzagende kuri moto cyangwa iki ahunda njye nka Prince so abantu benshi bagiye bareba kuri Twitter amazina yanyu urinde wiyemera uzagende kuri moto ikivuguto gikonje ibiki benshi bagendaga bibaza bati aba
abantu bangana bato imyaka yabo benshi bakagenda banavuga ko muri abantu bakuru cyane bashaje n'ibipapa ahubwo bimeze nk'ibishaka gutwara abana mwabifataga mute bene ziriya comments ziza ziri negative kuri mwebwe muzifata mute cyane cyane niyo ziza zibarwanya usibye ko ngenda nahisha n'amafoto yanjye anariho cyane ariko nta n'ubwo ngenda ndeba negative side cyane iyo umuntu abivuze nyine ndamureka akabivuga urumva ntabwo njya nkunda kureba negative side cyane njyewe nibara ndebera muri positive side cyane ndashaka nivuze gutyo bivuze nabi ubwanjye ahubwo ngiye mbikura nshobora no kubikura gutyo cyangwa se nanjye nkakwishyura isundi hari itegeko rihari ryo ngombwa ko nakwishyura utabishyura ukansereza nanjye nkaguserereza so ndagaruka kuri skandali yabaye ndaza kuza kuyishyiramo ndaza kuza kuko nyinagamo baracyapatana oya ntacyo so ndaza kuza kugaruka kuri skandali yabaye Amavubi Isume challenge ariko noneho tukana cyane ku kintu cyitwa Professor challenge Professor challenge sinzi ndumva ntabibonye cyangwa urimo uragira ngo rekura mu yirengagiza oya kuko ndumva atari njyewe ni Twitter yazamuwe n'uwitwa Ikivuguto Gikonje baza bigendanye n'Isume challenge yaje ndibaza uyizi isubiyo niyo nibuka kuko yaratrendinze cyane kabisa yego hanyuma yagendeye ku Isume challenge azamukana n'uwitwa no kuvuga ko bari buze kuza kongera kwiyahuka imihanda mu gihe cyose u Rwanda ruza kuza kuba rutsinze Guinea Conakry bakaza kuza kwiyahuka imihanda ya challenge wayifashe ute niba waranayibonye niba utarayibonye ubundi barakanahise babwira nyuma hari agatwiti nabashyiriho nyuma bakavuga ngo ubundi ivomera igihe ubore ibyo bakoze byari ibyo mwavugaga byose byo gutegura imipango ntabwo byari ritwinga rimwe rikomeza ukazongera mu kindi bivuze ko wari warangije gutegura umukino wawe urangije ati u Rwanda ruratsinda yarangiye rwose amahirwe nuko tutigeze tumenya ibyihishe inyuma turimo turemenya ubu ariko si ukuvuga yuko nanga Amavubi ndayakunda ntiyatsinze biranshimisha ariko kiragiye ngo ndumva hari gushya ahubwo ikibazo cyari kimwe polisi yari yageze mu mihanda ahubwo noneho yari kuraza muri stade abantu bambaye amasume kuko ndakurahiye abantu bose bari barahiye ko ari amasume wowe ntabwo wari wayiguze ashangiye yafite nta gisafuriya ariko ari buyambaye ntabwo ndahuye no wabwo no kuri match ya mbere sinigeze nsohoka kuko njye buriya nkunda umupira cyane ariko nkunda buriya no kwirinda nicyo cyane so nabwo aho n'ibindi n'abandi bashiti banjye tubireba gutyo tutubyumva ariko turabyenjoye so irabaye irarangiye ariko hari umwe muri bagenzi bawe witwa Urinde Wiyemera ndumva umunsi mushobora no kuba munafite n'ahandi hantu muhuriza simbizi ariko Urinde Wiyemera ni umwe mu bantu bakomeje cyane bibazwaho bati gutera aba yakabaniye igihugu ese yaba ari umunyagine Conakry wowe niba warabonye comment ye wowe yakiriye ute comment ivuga ko we ashyigikiye Guinea Conakry kurusha ashyigikiye u Rwanda rero iyo reka kubwiza ukuri football ntabwo nyanyinjiramo cyane iyo tweet ndumva narayibonye ariko buriya buri wese afite uruhande rwiwe kandi buri wese igitekerezo ntabwo kimwe ngo arafata ideni yishyuze cyangwa se so buri muntu aba agira opinion yiwe rero buri ariko abitekerezaga niko abitekerezaga ariko icyo nawe erega abayafana Roki baba bayafana ku mutima bibishya irwo babeshya kandi ku mutima neza ko yatsinze yagiye bayavuma si yatsinze bose bagasoma
Yeah, so turimo turagenda tugana ku musozo nayivugiye kuvuga ku gisozo nuko bavuga turimo turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranye na munsi umwe mu bantu barimo bavugwaho cyane Twitter ndakubaza utubazo nka dutatu twonyine nitwe dusigaye inyuma Twitter nka rumwe mu rubuga rurimo noneho ruriho urubyiruko ni iki kintu mubona mwigisha urubyiruko ese ni iki kintu mubona urubyiruko rukwiye guhindura mu myitwarire yabo mwifashishije Twitter? Ndatekereza yuko ikintu dufasha urubyiruko ubu kubivuga pe just kidding ikintu dufasha urubyiruko na message zitambukirwaho burya nubwo akenshi tuba dutera amafaranga y'ibikeri ko hari igihe hatambukirwaho message kandi ukuri k'urubyiruko ni umwe mu bantu barimo barashyigikira cyane ihinduka ry'uburyo navuga ry'uburyo ikiremwamuntu mu Rwanda kibayeho kuko ni bamwe mu bantu babaza cyane ku bibazo bijyanye na rape bafatwa ku ngufu ibiki gukemura ibindi bibazo by'abantu gushakishwa ko bya telefone n'ijoro narumva so navuga ko narigeze urumva arimo kuvuga ni bamwe mu bantu ubona yuko bari tayari kuvugira abadafite ubushobozi bwo kwivugira abari hasi badashoboye kwivugira cyangwa se badafite ubwo buryo bwo kwivugira kubona yuko ni bamwe mu bantu bamwe batera intambwe ya mbere bamwe batera iya mbere muda bamwe bareva gusa barabitera urumva ubwo barabitera ibikoko byatewe urumva nibo babashyira iya mbere gutera intambwe kuvugira yaba batishoboye urumva yaba batishoboye ni abantu benshi batandukanye urumva so nabo baba ba mbere mu kuvugira batishoboye nabo baba ba mbere mu kuvugira ibibazo dufite mu Rwanda bya bibazo biba bibera hasi mu tugari mu turere leta idashoboye kubona so nabo baba ba mbere kubivura so nkeka ko binafasha na leta cyangwa se na za leta za polisi kuko ni byinshi cyane biberaho sinajya dusoza dusigaranye utubazo ngo tubigusa uratubwira muri ino minsi rumwe mu rubyiruko rukoresha zino mbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter harimo za n'abandi bigiye batandukanye bagenda bataginga amakomisiyo agiye atandukanye ya leta ndavugamo za RIB ndavugamo za polisi ndavugamo n'ibindi bigiye bitandukanye biriya bintu ntabwo bigatera ubwoba ko hari igihe ushobora nko kuvuga nk'ikigo runaka cya leta nabi kikaba cyagukurikirana. Usibye yuko njye ntabwo njya muri politiki nta Twitter yanjye n'imwe ya politiki wabona icyo nkora njyewe hariya icyanzanye kuva gutera story ntabwo njya muri politiki kabisa kereka nk'iyo mbonye hari ikintu hari urimo kurengana kandi bifitiye igihamya ntabwo kugira ngo nzataginge izo nzego ntabwo mbabwira nabi ahubwo ndabamenyesha nkanababaza. So turimo turasoza rero ndagira ngo noneho ugire message uhereza urubyiruko abana ndetse n'ababyeyi ubwabo ku bintu bigendanye n'imbuga nkoranyambaga kuko imbuga nkoranyambaga muri ino minsi zirimo zirafatwa nabi cyane cyane ku babyeyi barimo baravuga ati abana bazikoresha nabi biyandarika cyangwa batari kujya mu bintu bigiye bitandukanye urahitanga iyihe message ku babyeyi ese uratanga iyihe message ku rubyiruko? Message nabanza ku rubyiruko rwo Kuri cyako kajambo gakunda bro. So urumva message nahereza ababyeyi nuko ntabwo social media ntabwo ari ibangiriza ahubwo ibafasha no kugera kure nako ni akazi kuko nanjye ubwanjye nijanga n'ibyo nkora ntabwo ari ukuvuga n'ubundi umuntu uzabikirara azabikirara umuntu umwe niwe wigeze kuvugira ngo isi yasohotse mu buryo babaye inkora urumva cyangwa se buriya no kuvuga ngo icyo uzaba muragendana muri make niyo mpamvu nabaye bagendanye nazo cyane ubundi bwa
ewa nembwa ni itungo rizima cyane none nawe waje kuza kuhinduka neza byarangiye none se kari ko batubwira gusetsa muri imbwa ari yakire natwe twise ku rubyiruko rwo message nabahereza bajye babyitwaramo neza kuko social media nk'uko bakabisha ari gusenyesha gusenyesha cyane cyane Twitter ushobora gukora utazi Twitter so bitonde ibyo bavuga bashyiramo ubwenge n'ubupfura kuko turanga so wakoze cyane uzagende kuri moto uzagende kuri bike uzagende ku gahugu kuko nanahise byandenze uzi ko mweba imboga nakubwiye ngo abagore bawe bagumane so urakoze cyane twizere ko abanyarwanda no n'undi munsi wagushakisha twe turashaka kuzabahuza noneho wowe n'abandi bakoze scandal y'amavubi challenge mukazahuza icyarimwe hanyuma mukagira icyo mutugezaho kuri iyo challenge so murakoze cyane rero nawe wari ukomeje gukurikirana Katikati Media TV ngewe banyita umwami Rugamba Kevin niwe bamwita uzagende kuri moto you dem call me umwami Rugamba wa nyuma you dem call me WBB wa mugabo bose bavuze waryumvisha nibyo you dem BB BB ni ndihone every boy so murakoze cyane keep watching Katikati Media TV thank you very much get yourself